tumaze iminsi tuganira amagambo y'Imana. Umurundi niwe uvuga ngo ni amajambo y'Imana. Twatangiriye kuwa mbere tuganira ku mbaraga z'Umwuka Wera ku mwari witwaga Mariya, uburyo marayika yamusanze akamubwira tuzabyara umwana w'umuhungu, hanyuma akamubwira ko atagira umugabo, akamubwira ko Umwuka Wera azamuzaho akazana n'imbaraga zisumba byose zikamukingiriza ibidashoboka bikagera guteka. Ko niko kamaro k'Umwuka Wera mu itorero. Amen. Umutungo ibiganza Imana umuhe. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo nishimira ibitambo ku butumbuye. Avuze akantu nibuka ibintu nanjye nabonye. Ndagira ngo mbibutse ko Imana nikubwira ngo jya gukora iki kintu mu rusengero ujye ugenda ntawe ubajije. Luiza aravuze ati iyi nzu ni inzu yitiriwe izina ry'Imana, yakwiye gukatwamo ibyumba bikinjiza amafaranga, ariko ijoro nta gahunda ryatekereje. Yabonye ko hari ahantu tukwiye kuza tukaruhukira, haleluya, tugasenga imitima yacu ikagubwa neza, tukahasubirizwa. Niyo mpamvu Imana yabipanze ityo. Iyo ni umupango w'Imana rero. Imana ishimwe. Rero byose Imana yakoze tugiye kuzamura mu isengesho dushima Imana, hanyuma turangiza korali iraririmba tutangana amaturo n'icyacume. Kandi ni ukuri ujye uzirikana ko Imana ari inshuti yacu tuba bugufi. Imana ikintu cyose tubibwiye ni ukuri iracyumva. Umusaza aravuga ngo mukizwa neza uzabona ibyiza, kandi koko gukizwa nabi bitera umwaka. Iyo ubivanze umuhanga ugakizwa imbere ukaba nawe ugira umwaka ukomeye cyane. Rero mureke dukizwe neza kuko byo bihesha ku Mana. Imana ishimwe ko dusaba Daniyeli asenga Imana, ashimira Imana ibintu byose yakoze, hanyuma haleluya. Oh haleluya. Reka tugeshe buri wese dushima Imana ifite ibintu byinshi Imana yadukoreye. Iki gitondo tubonye ukuboko kwiza kw'Imana, tubonye kugira neza kw'Imana. Mwami Imana yacu, iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo turagushimira Mwami, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe kwabanye natwe, tugushimiye ubwiza bwawe, tugushimiye ubutabazi bwawe. Wagize neza urakurinda, wagize neza urakurengera. Twabonye imbaraga zawe, twabonye urukundo rwawe. Yoba kuba tubaguze n'ubwe kuko abasima tugashaka turi basima nta gaciro cyatwinjiranye turyambaye ifungu impande zose, ariko Uwiteka ubishinzwe kuba tubereye Imana, uri umukozi w'umuhanga. Turaguhimbaza, tugushimira Mana, warakoze ibintu byinshi kera, ibintu uburyo watubonye, ibintu uburyo watwambitse, ibintu uburyo waturengeye, ibintu by'ibitoki
Amen. Ashize iminsi 10 gusa
kandi kagenda tugiye kumva ijambo ry'Imana ariko nzaba baririmbira dutera agakorasi gato k'iminota 2 twese duhaguruke dusingize Imana tugirane Imana agakorasi hanyuma tubone kumva ijambo ry'Imana twihuse kandi tujye kubaririmbira. Haleluya. Neza kumva ijambo ry'Imana. Reka sabina yese Imana hanyuma asenge mwigisha ngo dukomeze kumva ijambo ry'Imana. Twese tujye ijuru ariko hari abaje nyuma basanga twakiranye. Reka mu bakristo abaje nyuma basanga twakiranye bagire gutya bazamura ibiganza. Abakristo abaje nyuma yego mutere haleluya cyane. Gatatu amen. Turabakira mu izina rya Yesu Kristo amen. Turi kumwe n'umubyeyi wazindutse cyane nawe aza kumva ijambo ry'Imana. Reka musabe abibwire ni umubyeyi wacu twe turaziranye cyane ni inshuti yacu ariko reka abibwire. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Nitwa Umulisa Jeanne d'Arc, Mama Kristo, ntabwo ndi umushyitsi hano, abo twabanye mu giterane cy'abamama. Yesu nahabwe icyubahiro. Nishimiye kubana namwe kandi nshimira cyane Daniel wabwiye Imana imwungike cyane. Inshuti yacu n'Ikibagabaga n'umuyobozi wa Dibatiri Kibagabaga nawe dufatanyije umurimo w'Imana wa mu gitondo. Imana imumugisha turamwakire mu izina rya Yesu Kristo amen. Mugejeje rero dusaba Imana twakira ijambo ry'Imana. Mana yacu, Mana nziza, Imana yera, Imana ikiranuka, Data wa twese se umwana wacu turagushimiye Mwami turaguhimbaje dukomeje kuvuga kugira neza kwawe. Tugushimiye mu bitondo byiza ukomeza kuduha, ukomeje kuduha amagara mazima, ukomeje kurinda ubugingo bwacu. Izina ryawe nirihimbazwe. Tubonetse muri iri teraniro rya mu gitondo kandi ni ukuri mu nzu yawe ni heza, hatonya n'imigisha turahakunda ni heza. Uwiteka Imana wavuze neza kuturarikira umugaragu wawe tumaranye iminsi yose atuganiriza ijambo ryawe kandi twageze naryo kandi dukomeje kuryoherwa n'ijambo ryawe. Dukomeje guhaga imbere yawe n'iki gitondo twaje dufite inzara n'inyota kugira ngo duhazwe nawe. Turakwinginze kugira ngo umugaragu wawe no muri wongere ukoreshe bamukoresheje mu minsi yatambutse tugubwa neza. Ubugingo bwacu buraturuha ubwibuhira imbere yawe n'iki gitondo. Turakwinginze kugira ngo wongere ukoreshe kurushaho Mwuka wera mutindeho cyane. Imbaraga z'Imana zimanuke, ubwiza bw'Imana bugaragare muri iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo. Hari icyo Uwiteka Imana wifuje, hari impamvu waturaritse, hari impamvu waturinze, hari impamvu watwimanye. Hari benshi bavuyemo umwuka ariko twebwe Uwiteka Imana waturindiye kugira ngo iki gitondo tuze imbere yawe twumve icyo Mwuka wera abwira amatorero. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo ukore mu matwi yacu, ukore mu maso yacu, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira, twumve icyo Mwuka abwira amatorero muri iyi minsi ya none. Turagushimiye Uwiteka Imana cyo twirukanye imigambi y'umwanzi, tuyoboye imigambi y'umubi katika jina la Yesu Kristo. Tuchashe imbaraga zose zakuja kurwanya iteraniro katika jina la Yesu Kristo. Twambaye Mwuka wera w'Imana agerageza
kuboneka mu iterambere ry'igitondo n'iby'ibyishimo n'iby'umunezero. Hari umunsi umwe nayoboraga itorero ryitwa Gasiza ari kuri paruwase n'ubundi yitwa paruwase ya Gasiza mbere atarahuza na paruwase. Hanyuma nabyukaga saa 9 nkagenda muri Nibatore, nkagenda umuhanda wose ahantu hari amashyamba ariko Imana irashyigikiye. Noneho kubera umunaniro byasabaga kubikora mu munsi, urumva umuntu ushobora gukora Nibatore nk'imyaka 2 udasibye n'umunsi umwe kandi ubyuka saa 9. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umurimo werekejeho uwukorane. Hanyuma rero umunsi umwe ubundi ikizakubwira abantu baza muri Nibatore, amatelefone yabo aba muri veri ibabeshya kugira ngo naza gusinzira umuhamagare mu bwiti kamwe. Ubwo rero nanjye icyo gihe nashyize harimo reveri ya saa 8:50 kuko najyaga iminota yo kwitegura amavuko saa 9. Hanyuma umunsi umwe rero nananiwe, numva nananiwe, ari igihe umuntu ananirwa nuko mutaragera ahantu umuntu asinzi ukagiye gusinzira no mu nzu ibitotsi biremereye. Hanyuma noneho nkambutse ya saa inambuye sinakambuka, ndavuga ngo reka nirengeze iminota 10 se yiga. Kandi icyo gihe ibyo wari bwigisha ijambo ry'Imana. Hanyuma ngiye gushibuka ya saha ngenderaho neregejeho iminota 20. Ubwo nari nakerewe, hanyuma nza kwibaza icyo ndi bukore. Ndavuga nti ndagenda nibuka, noneho iminota y'abandi nasinziriye ndakererwa n'iminota 20. Noneho nijya kugera hafi ndahamagara abayoboye gahunda cyangwa se mpamagara abadiyakoni mbabwire ko batangije amateraniro ndi hafi y'ikuzi. Uko niko nibwiraga ibitekerezo byanjye bigenza uko. Hanyuma maze gufata Bibiliya, maze kuzishyira muri marete, ndakingura urugi rwo ku irembo. Maze gukingura nuko mpasanga hahagaze umugabo, ahita afata gutya mu mayunguyungu araterwa, ahita ajyana ku rusengero. Nta muntu wigeze ntanga ku rusengero mu mbere y'amakuru. Haleluya! yarantereye ngeze ku rusengero. Noneho abaza kugeza ku rusengero bitambara nk'agahwiriwiri ngo nibaza kubigezaho. Hanyuma arabaza seguko ndi kubona uri kuzenguruka ngo bigeze gute. Nawe ubiniyeho nari ndi mu rugo, none ndi kubona hano ari ku rusengero. Arabwira ati njye nari ngutegeye, ati Imana yari imyohereje ngo muzane hano kugira ngo utagite, kugira ngo udakerere. Noneho tumaze kuririmba indirimbo, mu gihe cyaza kikanesha inzira yawe cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo. Haleluya! Nguzaze utuwo mugozi, nguzaze ubashe umutima, ngo nezezwa no kubohorwa nkabona uko agira gute. Ntabwo ushobora gukorera Imana ufite ibintu bikuboshye. Narindi mwerekwa mu gukerera ukuntu iteraniro ry'umunsi ryaba rimeze. Mbona abagabo 3 bari bahetse igiti cy'umusaraba kiremereye gifite imbaraga. Baraza bakiterura hano, baragisohokana, barakijyana. Imana irabwira ngo umuntu uri muri iri teraniro, Imana yamukuriyeho umubabaro wari umuruhije, wari umuremeye. Ntabwo rero umuntu yashobora gukorera Imana afite imigozi. Ntabwo umuntu yashobora gukorera Imana afite ibintu bimuremereye. Icyo Imana idufasha, icyo Imana idushyigikiramo ngo nezezwa no kubohorwa ntabwo uko agira gute, ntabwo gukorera Imana ishimwe. Tumaze iminsi tuganira amagambo y'Imana. Umurundi niwe uvuga ngo ni amajambo y'Imana. Twatangiriye ku wa mbere tuganira ku mbaraga z'Umwuka Wera, ku mwari witwaga Mariya, uburyo marayika yamusanze akamubwira tuzabyara umwana w'umuhungu. Hanyuma akamubwira ko atagira umugabo, akamubwira ko Umwuka Wera azamuzaho,
akazana n'imbaraga zisumba byose zikamukingiriza ibidashoboka bikagera guteka. Ko niko kamaro k'umwuka wera mu itorero. Umwuka wera yari mu itorero, ibintu bidashoboka bigira guteka. Nubona ibintu byose uzabona bitari gukora, tutagize gutya ngo duhendekereze, tutagize gutya ngo twitiranye ibintu byose uzabona bitari gushoboka, ibyo bintu umwuka wera ntabwo bifite mu Rwanda. Ko nta kintu kinanira iki, nta kintu na kimwe kinanira Imana. Nabahaye ubuhamya bw'ibintu nagiye mpura nabyo bibi. Nabahaye ubuhamya bw'ukuntu nagiye ntanga amaturo, amafaranga y'amaturo yayatura akagira ate akagaruka. Ese igitangaza gikomeye. Nigeze kugira Imana, nigeze gukina imyambaro, nigeze gukina imyambaro, ariko ubungubu bazanye amarushanwa mu murenge wacu w'abantu bafite imyambaro myinshi, ntekereza ko nabo wambere. Ntabwo wambere amavarisi yabuze. Bazanye abantu bafite inkweto nyinshi mu murenge, ntekereza ko nabo wambere. Nigeze gukina nkina imyambaro, ariko nyina nkora. Bibiliya ivuga ngo udakora ntakagira ati. Niwumva n'ijwi rikubwira guhagarika akazi, uzamenye ko iryo jwi ari irya Satani, ntabwo rituruka ku cyo. Ntabwo rituruka ku cyo. Pawulo yaravuze ngo udakora ntakagira ati. Aya majwi abaho, ayo majwi agira, ayo majwi abaho akakubwira ngo ibi ngibi ntuzongere kubikora. Hanyuma nahingiraga amafaranga 50. Ayo mafaranga 50 nahingiye, nkamenya ko ndatanga icya 10 cy'amafaranga ndahe. Hari abantu bajya batanga inyigisho ngo ibya 10 byari byakeye toni, ahantu byandikiwe ntabwo hazi. Ubundi icya 10 si ikibazo ko abapasiteri ubundi se muvuga ngo bayatabe mu muntu. Hari umukristo nari mfite ku rusengero, rimwe agirana ikibazo n'abadiyakoni, aragenda ajya mu gikoni, twari dufite abashyitsi, aragenda ababwira ngo nibamuhe amazi, naho kumbi arashaka ko bamuha icyayi kandi ntacyo bafite. Undi aramubwira ati musukira amazi agira ati anywa. Arangije arasohoka aravuga ati buriya rusengero rugira abadiyakoni b'abagome b'abarozi. Muzabyumva ikuzimu hazamutse imbaraga zikomeye ziteye ubwoba, zihangara zikavuga ngo mu rusengero ngo abadiyakoni ni abaki, ni abaki, ngo ni abarozi. Muzumva imbaraga zikomeye cyane zaturutse Gehinomu zivuga ngo n'igaburo ryera bazagira gute. Reka nemere ko bariho niba abatayimoni bageze ku rwego rwo kuroga igaburo ryera, nyiraryo we yabamaze. Murumva yabamaze. Ntabwo mwe muzi imbaraga z'Imana. Hari umugabo atuye hariya Kicukiro, yigeze kurwara ibirenge birasadagurika, arivuza biranga, abuze uko abigira, rimwe ngo ajya ku igaburo ryera. Haleluya. Ajya ku igaburo ryera, amaze kugera ku igaburo ryera aravuga ati ariko kubera urwibutso rw'amaraso ya Yesu, akaba ari urwibutso rw'umubiri we, iki si igitangaza Imana yadukoreye. Ahengera mu basinziriye, uko yagafashe ka gatsima aryaho, arangije kuryaho akabingasiga kuri ya mano yenda gucika, afata ya vino aranywa, akandi yasigaye gasiga ko asuka ku mano ye. Murabizi ko tubikora bari gusenga. Yaratubwiye ati naratashye amano yumye, atibuza guca amano yanjye yabaye mazima. Itorero ryose agezeho
iyo yadusuye itorero ryose agezeho kubera ko azi agaciro k'igaburo ryera asiga bagura ibikoresho by'igaburo. Izo ni imbaraga ziba mu igaburo. Hari n'abakristo babaho bagakizwa ukamusengera bakavuga bati dufite igaburo ryera, wowe ukavuga ngo nta mwanya ugize ute ugasiba iki. Mbwira mugenzi wawe Imana izakurinde kurindagirira mu nzu y'Imana. Hari abantu bo mu nzu y'Imana bararindagiriyemo batazimiriza. Hanyuma nigarukire kuri ubwo bukene bw'imyambaro. Nahindira amafaranga mpingiye naryama nijoro mwereka abantu bababaye kuruta njyewe. Haleluya. Bakristo mukwiye kwerekwa. Mwereka abamama bambaye ubusa, mwereka abadafite amavuta, mwereka ababuze agasabune, mwereka ababuraye. Ya mafaranga ngahindukira nkagenda nkayaguramo imyenda y'abamama yo ntabwo ari jye nayibahaga, ahubwo nashakaga abandi bamama nkabato. Haleluya. Kuko ubukene bwamfashe nari mfite amapantaro abiri, iy'umuhondo yo kuwa gatanu mu masengesho n'iy'umweru mu materaniro ku cyumweru, kandi icyo gihe nari mwarimu. Muri iri gihe niba waririmbye nyuzwa n'ubucuti bwawe. Reka rero ya pantaro izacike, iza gucika ku mavi, ubundi pantaro ishaje icika ku mavi. Usibye ko muri iyi minsi ya none abantu ubwenge bwaragiye, uri guhura n'umugabo ukabona yambaye ipantaro yacitse. Hari n'abazigura zaracitse akariha ikintu cyagize gutya. Hanyuma ndagenda nyishyira umutarere, amubwira ibi rero iyi pantaro yanjye uyidodere, ariko ukoresha ubudodo bw'umweru. Nurangiza uteremo n'ibiraka by'umweru wigire neza ku buryo uzajya abibona azajya agira ngo ni amafiye. Hamwe ati nzagukorera nta kibazo. Hanyuma rero kaya pantaro ujya kuyizana y'umweru ujyana mu materaniro, isangaho kugira ngo ushyiremo ibiraka by'umweru ku mavi yakubise n'umukara. Birahura no ku kibuga. Namaze nese ko wamenukiye arambwira ati nayo twavuganye niwanga nakizamo umukasi gishwaye. Ipantaro ndayifata, mfata icyemezo cy'uko ku cyumweru ntazajya gutera. Ndataha ahantu harugano ndamanza ninjiramo ndarira. Icyo gihe numvaga nkunze ibintu by'amateraniro. Ndarira wizahanagurwa we wagize ute zaguhanagura amarira ariko utararize ntizamuhanagura. Ndataha nako babaga mu nzu z'ibyatsi kera. Ngeze mu rugo ningura inzu, nsanga muri ya nzu hahagazemo umugabo akikiye umwana w'intama. Arambaza ati amakuru ni meza, ufite umubabaro. Arambaza ati se kino kintu urabona mfite ni iki? Ndamubwira ndi umwana w'intama. Umwana w'intama amuteka hasi, agiye kubona ngo yibutse umuntu usa nabi. Arambaza n'indi, ndamubwira yewe kubona ari umwana w'intama. Arongera gukoraho guhinduka intama. Arambwira ngo reba hariya ku mfuka nuko rwareba. Nitegereje mbona Yesu abambwe. Arambaza nguriya nini? Ndamubwira yewe siniko wari Yesu. Arambaza ati kiriya yambaye ni iki? Ni ururimi. Ati none se wakura hano gasave wambaye ikariso gusa, ukagenda ugakatira Nyabugogo wambaye ikariso gusa, bakakuhanda yihatisha wakwemera inoye. Ati kubera iki? Niraba nasaza. Ati none se cy'umwami bamwambitse ubusa atakabyemera, none wowe ukaba uri kuvuga ngo ntiwakwambara ipantaro iteye n'iki? Ibiraka. Nuko ni hano bw'iwe ipantaro ku cyumweru nayikubise. Ninjye wewe amateraniro ko naravuze ntabwo ndikwigisha ijambo ry'Imana, ko nandaga kwigisha ijambo ry'Imana ndibuze kuvuga iby'imbaraga z'Imana. Ndavuga ibintu iteraniro naritangije icyo gihe indirimbo ya 21 mu Gakiza.
ivuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo. Haleluya. Twiringire Imana yacu n'izakora iki? Imana nihegera izirukana iteraniro muyobora afite isoni, namwe murabyumva. Umuntu wambaye ipantaro y'umweru iteyemo ibiraka by'umukara. Hanyuma dusohotse hari umukobwa uri umumama yitwa Bera, harambaza ati mwarimu n'ikabana, ati se muzaza mwambara amakanzu nk'ay'abapadiri? Mbese kubera iki? Ati se nta kanzu uri kubona wambara? Abandi barambaza bati se ayo makanzu mwayakuye kuri paruwase, abarimu bose bazajya bambara amakanzu nk'abapadiri? Njye nkabona nambaye ipantaro iteyemo ibiraka, ariko abakristo bo bakabona nambaye iki? Mama mukecuru wanjye arambwira ati mwana wanjye we, ati ikanzu irakubereye, ati se mwasizanye ryari? Imana rero igisha abantu bayo kuyimenya. Haleluya. Imana ntabwo uri kwigeza. Twagiye tubona ibintu byinshi cyane muri uru rugendo, kandi uyu munsi turacyabibona. Imana ifite imbaraga, na kimwe inanirwa. Muri jenoside yakorewe Abatutsi, nibuka hari umumama waduhaye ubuhamya, Imana yaramubwiye ngo humura ndakurinda. Munagira ngo ndakurinda humura. Iramubwira ngo ahagarare ku kameza kandi bisa. Kuki? Aho hari uburinzi se? Aho hari uburinzi? Umuntu yakubwira ngo ndakurinda, ngo uze kuri uhagarara ahangaha hejuru, aho n'urinzi. Aragenda ahagarara hejuru y'akameza. Arangije kubahagararaho, abantu bicaga abantu baje binjiye, baravuga ngo dore hano haba abasaza. Uru rurabo baruguraga rureshya gutya, ngo baruguraga batareba, bakabona mu rurabo kandi ari umuntu uhagaze hejuru y'iki. Mwumva baririmba gusa kurinda Mana we, isi kurinda Imana ni umukozi w'iki? Mwibere icyubahiro. Nuko nguko isa nta kintu na kimwe kinaniye, ni Imana ishobora byose. Niko yabwiye Aburahamu, yaramubwiye ngo ndi Imana ishobora byose, uburyo ugendera imbere yawe ugize ute? Utuba. Rero twaganiriye ku munsi wa mbere tuvuga ku bijyanye n'imbaraga z'Umwuka Wera. Ku munsi wa kabiri tuvuga akamaro ko kuvuga ubutumwa. Twase wagiye mu birenge kuri abakristo bakwiye gusurana. Niba abantu badasurana muzakubita n'ibibazo. Niba abantu mudasurana muzahura n'ibigeragezo bigize gute bikomeye, kandi mu birenge byanyu niho hari imbaraga zinesha ibigeragezo. Nayo ariko yahinditswe n'iki? No kuzenguruka. Hanyuma ejo niho twaganiriye ku nzira z'Imana, bwahaturira Imana inyuramo. Niho Yohana Umubatiza yigishaga abwira abantu ati nimuharure inzira z'Imana, mugorore inzira. Hari igihe umuntu aba ari mu nzira, inzira yarameze nk'ibyatsi, inzira yaragoramye. Ni wowe usabwa kugira ibintu ugorora kugira ngo Uwiteka agusure, kugira ngo Uwiteka akugendere. Haleluya. Reka tusome rero ijambo ry'Imana byanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, ibice ni 3, umurongo wa 14. Nagira ngo nanone tuvuge ku nzu y'Imana. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 3, umurongo wa 14. Ni paje 212. Mwandikira ibyo niringiye ko nzaza kugusura vuba, kandi nikwandikiriye kugira ngo nininda uzamenye ibikwiye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo nkingi y'ukuri igushyigikiye. Si ugushidikanya ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi, mu mwuka ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu mahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nagira ngo tuvuge ku nzu y'Imana. Ubu mubona iyi nzu
yubatswe uru rusengero uko rubona gutya yatwaye amafaranga menshi kandi n'uyu munsi iracyayatwara. Byaba rero akaga gakomeye inzu nk'iyi abantu bakayiteraniramo ukayihoramo yakagombye kwinjiza ikintu cyitwa iki amafaranga. Ubundi uciyemo ibyumba washobora kuyikodesha ikajya yinjiza n'amafaranga wenda nka miliyoni ku kwezi. Ari nayo mpamvu iminsi yose buriya muterana, iminsi yose ujya mu nzu y'Imana hari marayika w'Imana ushinzwe gushyiriraho inzitizi abantu b'Imana. Haleluya! Kugira ngo igihe kiba kigera akishyura, Imana igira iti, Imana irishyura. Inzu y'Imana rero ikintu cyatumye ibaho, iyo dusomye mu gitabo cyo kuva, Imana yategetse umugabo bita Mose kubaka ihema. Ubundi Imana yagendaga hagati muri bo, umunsi umwe iramubwira ngo azajya ahe azashinga ihema hitaruye, ikamubwira n'ibipimo ngenderwaho. Haleluya! Ibipimo ngenderwaho. Nimusoma mu gitabo cy'Itangiriro, Imana itegeka Nowa kubaza inkuta. Bijya bintu byose byashushanyaga urusengero, byashushanyaga inzu y'Imana. Muri iyi minsi rero mu nzu y'Imana niho dukirira, mu nzu y'Imana niho dukirizwa, niho tubonera amahoro, niho tubonera umunezero, tukabonera ibyishimo. Muri iyo nzu y'Imana iyo tuyihambayemo neza. Ubu reka ndavuge igihombo mwagize. Igihombo mwagize mwagize hararokoka mu mbago muri mwene. Uvuga ngo mu nzu y'Imana uko muyibona, Pawulo aba bantu barasenga no mu masengesho. Burya abantu basenga, hari amasengesho abantu basenga bakavunikira ubusa. Umuntu nigeze kujya gusengera umuntu umwe yari afite umwana urwaye indwara yo gusinzira. Ubwo naho yaba ari yarasinziraga gutya agahita yinyana, bigasaba ko ahora agize ate akana. Bashaka abakozi bahoraga bamucukuza kugira ngo atagira ate adasinzira. Ikintu cyantangaje mu ishuri yabaguhaga, ariko yakwibeshya yagira gutya yahumbya intare zikaza. Murumva ako kabo. Hanyuma rero reka tujye gusenga. Tugezeyo dusenze Imana iratubwira ngo abazimu bari kuri uyu mwana ngo ni abasagutse kuri nyina. Abagize n'uwo nyina yaruzuye, amaze kuzura asagurira iki? Ndamubaza mbese wahuze use? Iminwa irasa n'umutuku, izi nzara zirasa n'icyatsi, izo ku birenge zirasa n'umukara, mbese ari potopoto. Muri kubyumva? Noneho ndakwitegereza ndabaza ngo wowe usenga ndebye ukuntu asa. Buriya hari ukuntu umuntu yiyangiza, umuntu akiyangiza pe, ukabona umuntu yariyangije, ukabona umuntu asa neza afite isura nziza, wajya kubona ukabona hano hashyizeho irangi ry'umukara. Mucyo munanirwa kubwiza abantu ukuri, kubwiza abantu ubutumwa bwiza, bakizwe, iyo badakizwa bazaribuka. Muri kubyumva? Bazagira gute? Muzi urubanza ruzaba ku munsi w'imperuka bari kubareka, kavuga ati nabanaga na kanaka ntabwo yigeze ambwira, mumbariza icyatumye abimbwira. Muzi urubanza ruzaba abakristo basigaye n'abapasitori twasigaye, abakristo bari kurega abapasitori bati kuki mutatubwije ukuri? Hanyuma
Imana iravuga ngo uko nyina azajya ahinduka uko n'umwana azajya agenda agira ate. Imana ni umuhanga. Nuko ava mu byo yari arimo arakizwa, agenda akizwa, ukagenda akizwa umwana aba muzima, akagenda akizwa umwana aba muzima. Bahamaze iminsi 3 umwana wa muzima. N'uyu munsi yaragiye kwiga hanze, umudamu aravuga ati sinzasubira inyuma, ibyo nabonye narabibonye. Hari ukuntu rero buri ukora ibintu ukagira ngo nta kintu bigize gute biragitwara. Mujye mwigisha abantu ukuri, mubwire abantu bagira ubutumwa bwiza, mwigishe twigisha ijambo rye mu mbaraga cyo dukomeze tutsinde ibigeragezo impamvu navuze ngo hararokoka bukene. Aba ba Pawulo barasengaga bakagira iyerekwa, ba Yesaya barasengaga bakagira iyerekwa. Yesaya yeretswe kuvuka kwa Yesu akabibona biri mu gitondo, kandi ngo haciye imyaka 600. Ba Pawulo rero yandikiye umuhungu Timoteyo, yigeze no kumukubitirwa. Yari yamusezeranyije ko azaza kumusura, aramubwira ati aya magambo nkwandikiye yamubwiye ukuntu abadiyakoni bajyaho, ukuntu batoranya bake, ukuntu batoranya abadiyakoni. Ati niba gutoranya abadiyakoni uzatoranya bameze gutya na gutya gutya na gutya. Arangije aramubwira ati nkwandikiye ibyo niringiye ko nzaza kugusura vuba, ariko nindamuka ntiza ushobora kugira gute. Nindamuka ntiza uzaba uzi neza ibikwiye kugenzerezwa mu nzu y'iki. Uzaba uzi neza ko inzu y'Imana igira ibirahuri akabihanagura. Turi kumwe? Weruka guhanagura ibirahuri bya hano cyane uti nijyagiye ngo itonde. Uzaba uzi neza ko umukristo agomba guhaguruka iwe, apana kuza muri nibature gusa, apana kuza mu materaniro ku cyumweru gusa, ukaza gutembera ku nzu y'Imana, ku nzu ya Data wa twese. Mbere Imana icyubahiro. Hari icyo kigize gute, hari icyo kigusanye. Hafi aha hari itorero hano mu mujyi, bigeze kubona ngo tujye gusenga. Imana ibwira abadiyakoni icyo ngo uku kwezi kose ntikuzigere gushira inzu y'Imana idafite abantu. Muri kumva icyo kintu mu mujyi biravamo. Pasiteri wayo aragaragaza ati nta kibazo, tugomba babica amazi. Icyumweru cya mbere kirashira, cya kabiri kirashira, cya gatatu kirashira. Mu cyumweru cya nyuma cya 4 umuntu araza abudika kuri altari. Reba hano harahita kuki reba rero hano kuri altari. Noneho kandi abikora ku cyumweru kuko barasindutse, bahageze basanga ngo ni nk'inzovu yahaneye. Muri kubyumva uwamara kukwakira Yesu itonde shaka igitiyo nabi bijyanye izina rya Yesu n'izina rya Yesu. Muri kubyumva undaraza tuzakana twahuye, afata telefone ati uzakatubayeho, ati kuri altari, ati twahuye n'ibibazo, ati kandi bafite umuzamu basanze urusengero rw'ikiza. Bibaza ukuntu ibintu biragenda. Uko niko buracya amasaha y'amateraniro agize ati yegereje. Umwe asubu umuntu wakwituma gucya n'indi, naho ni umudayimoni wari waje kuruta. Nta abadayimoni batagira ngo bagiye guhamagara umwaka gatise n'ibyo babikura ndati
haza umuntu arababwira ati murampa 40, njye ntabwo ari ibyo ngibyo muranga nawe, kubera izu y'Imana nkwanga iki ngibyo. Aleluya. Niringiye ko nzaza kugusura vuba, ariko nindamuka ntinze uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'iki, inzu y'Imana, ukabimenya, ukazinduka, ukazindukana agatambaro kawe, ugahanagura intebe Imana ikakubona, ukazindukana agatambaro kawe, ukaza ugahanagura ibirahuri, ukazindukana umwere wawe, ukaza ugatunganya aho hirya, ukaza ukazenguruka inzu y'Imana, ahari amababi yamanutse avuye mu giti ukayatoragura, ahari udupapuro twahatakaye ukatuvanamo, ukatujyana. Uzamenye ibikwiye kugenzerezwa mu nzu y'iki, ngo kuko niyo nkingi y'ukuri igifite igushyigikiye, ngo si ugushidikanya, ngo ubwire ubw'ubumana kugisha gute urakomeye. Umuntu yigeze ni umukobwa ateraniye yigeze kumbwira ngo arashaka kugurira inkweto. Icyo gihe yambaye 45. Noneho arambwira ati rero mwari muti ndashaka kugurira inkweto, namubwira niwane kumugisha nawe iwacu twari twarashyizemo amadirishya tugura ibirahuri. Arangije arambwira ati none mwana ko ndi kukureba agasanga inkweto utarazigura ninazigura, ati ubu ntabwo urajyana ku nzu y'Imana, ati ko muzi ni rwose pe, niba ugira ngo nakubeshya ngo tujyane njya kugira gute kuzigura, ariko nkasenga Imana umucuri atamberekeza amafaranga akayabara, ati Imana ati ndikumva utarazigura. Nuko ndakubwira ni rwose ni wowe yampe, ndahita njya kugira gute njya kuzigura. Amafaranga amaze kuyama, ashatse kumwerekeza, ndabwira atamerekeza, agahitamo ahura n'abazifite, ndamubwira ibikwihuta birekamege moto bitendera kugira ngo mucike amafaranga njya kuyakoresha umurimo w'iki. Ndagenda ngura ibirahuri bishyira mu nzu y'Imana. Nyuma muri iyo minsi Imana yaje kwishyura, nyuma amafaranga arenze ayo natekerezaga. Pawulo rero abwira Timoteyo, aramubwira ati mwandiki ibyo, niringiye ko nzaza kugusura, nindamuka ntinze nshuti y'Imana, uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'iki y'Imana. Mu nzu y'Imana hakorwamo ibintu byinshi cyane. Mu nzu y'Imana bakira abashyitsi, mu nzu y'Imana barasenga, mu nzu y'Imana hakenerwa imitako, mu nzu y'Imana hakenerwa imikeka, mu nzu y'Imana hakenerwamo amatirimusi, mu nzu y'Imana ni ibintu byinshi bakoramo. Udashoboye ibyo uzaze utoragure ibipapuro hanze, udashoboye ibyo uzaze utoragure amababi y'igiti yahanitse. Mu nzu y'Imana ni heza. Hari umupasiteri waje mu majyaruguru mu itorero, ni abadiyakoni bari iwanjye ku rusengero, baza kwimuka ku mpamvu z'akazi, hanyuma bageze ahantu basengeraga, narebye runo rusengero rwubatse nk'uru, rungana nk'uru. Noneho abantu baho kukoropa bari bafite abadiyakoni bagera muri 100. Noneho ikintu cyatangaje ngo bakoropaga n'umukecuru umwe n'umukobwa umwe, ngo bakaza bakarurirwamo, bagapfunyika, saa sita yagera bakarya, bagakomeza bagakoropa. Muri kubyumva? Igihe rero cyarageze, abo badiyakoni b'iwanjye bimutse, bakoraga mu kazi ka leta, ari abanyacyubahiro, baragenda nabo bagura amarakerete, bajya gukoropa ku wa gatandatu. Pasiteri wabo yitwazaga, yagenderaga ku mbago, batangira gufasha abandi gukoropa. Pasiteri ahageze, abandi bari gukoropa abanyacyubahiro, aravuga ati semane yanjye kuki mwaje gukoropa? Ati ahubwo mwebwe muze mbajyane muri biro abari kumukorera. Baramubwira bati siko twazanye icyemezo cyamuze w'ubudiyakoni. Bimuganze mu nda, nawe aragenda azana rakerete, bafatikanye nabo
ngo yerekane ko ashyigikiye ibyo bari gukora. Yagenderaga ku mbago acubaye. Hanyuma pasiteri araza, amaze kuhagera atangira gukurura amazi. Muri kwa gukurura amazi ari gukoropa, hanyuma ngo agiye kumva yumva marayika araje afata akaguru, amagufa arayagorora, arangije kuyagorora ayisigaho. Ku cyumweru yateranye ari muzima. Aleluya. Yateranye ari muzima afite imbaraga. Hanyuma babonye atitwaje imbaga babwira ko yagiye mu gukoropa. Hanyuma birangira ku cyumweru abafite amamodokari wa gatandatu bafite amamodokari baza birukangana imikoropesho ngo baze gukoropa. Nibwo bamenye ko gukora umurimo w'Imana habamo iki. Nari mu Bubiligi, umudamu umwe ngo yari agiye kwa muganga, hanyuma imvura iza kugwa nk'uko, hanyuma ngaza kubona ibitonyanga byari byatonyanze mu rusengero. Imana ngo yumvishwe iramubwiye ngo shaka umukoropesho umukoropere urusengero rwose ururangize. Haravuga ati se ko rwaye umugongo ntashobora kunama, ngo ijwi rimubwira gatatu, ngo ageze aravuga ati ubwo ari mu nzu y'Imana reka mbikore. Ngo yarashyize gukoropa urusengero yabaye gutaraga ari muzima. Ni nawe buriya mwumva abantu uriya mudamu wakoze ku bicunda z'umwambaro wa Yesu ngo agakira indwara y'amaranye imyaka 12. Ziriya cunda zishaka kuvuga utuntu duto duto twagombye gukora ko mu nzu y'iki. Ndi kubona hano hari icyapa gihashinze, reka sawa umuntu umwe asenga Imana. Hari ibintu byanditse kuri icyo cyapa Imana ibitubwire. Umuntu umwe nahaguruke mu iteraniro asenga. Turagushimiye ko inshuti yacu wowe urukije icyapa ushinze hagati y'iteraniro. Imana yavuze ngo bana banjye nabamenye utaramenya ibyiza kandi ntibabahamagaye. Agira ngo bahumurize ibyo mubona. Hariho umuyaga ushaka guhuha, ariko kubw'ibihe byayo muhora musenga, icyo gituma umuyaga muhora muhagarika kubw'amasengesho yanyu. Nagira ngo mbabwire umuntu wese wabyukiye muri iri teraniro ku izina rye yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Umunsi wo kugaruka kwanjye ibyo watwaye itorero azumva izina rye nzarisoma. Ubwo azahamagara amazina namwe muzumva amazina yanyu. Muri uru rugendo rwanyu rwo mu butayu harimo ibigusha byinshi biri mu rugendo. Ndagira ngo bamenyeshe ko umuntu wese uri muri iri teraniro muhaye ibyiringiro byo kuzamurwanirira. Nzabarwanirira ku manywa, nzabarwanirira nijoro, nzabarwanirira izuba rivuye, nzabarwanirira ritavuye, kandi nzabereka imbabazi zanjye. Dore bafukuriye amasoko y'amazi muzajya muranywaho, kandi nshyize umugisha mu maboko yanyu. Iminsi yo kubaho kwanyu muzashaka mubone, muzabona amahoro azababera umukenyero, kandi umunezero wanjye uzababera umwitero. Birukanye indwara hagati muri mwebwe, kandi ibintu byose mwabonaga binaniranye byari bimeze nk'imisozi
imisozi namaze kuyitsa n'ukuboko kwawe, nzabagirira neza, nzabahindura ku manywa na nijoro mu izina rya Yesu. Imana ibarinde. Amen. Umutungo ibiganza Imana umuhe. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo nishimira ibitambo ku butumyumviye. Avuze akantu ndibuka ibintu nanjye nabonye. Ndagira ngo mbibutse ko Imana nikubwira ngo jya gukora iki kintu mu rusengero, ujye ugenda ntawe ubajije. Umunsi umwe nari ndi mu rugo ndyamye ndwaye, naheruka hano ku rusengero ku wa gatandatu. Imana irambwira ngo genda uyu munsi urare mu rusengero. Ndabwira ngo Mana ko umuhanza ntabishobora ndabigenza ne. Ivuga gatatu ngo genda urare mu rusengero. Ndaza ngeze hano irambwira ngo genda uryame ku ruhimbi. Ndaryama. Irambwira ngo ube maso saa 11 zuzuye ndakwereka ikintu. Nari ndyamye hano ndabyuka saa 9 ndasenga, nanga kongera kuryama ngo nasinzira. Kiri saha imbere yanjye ndareba saa 11 zuzuye zitarenzaho isegonda. Muri kariya karyango hinjiye umugore aza yiruka, aza hano ku ruhimbi. Nanjye nsubira njwira hamwe ngo musundike, nta mbaraga n'imwe nari mfite. Ndamubwira nti wijya ku ruhimbi. Ati Imana yambwiye ko nzajya nsenga ngenda usengera hariya mu rusengero ku ruhimbi. Umugore ararwara, ngenda usengera hariya mu rusengero ku ruhimbi. Asubirayo aragendanye hariya mu nguni, niba yasenze batarasenze simbizi, ariko mbwirwa ko yari afite imbaraga mbi, yari aje gutongera ku ruhimbi. Nyiraho ijwi rirangira ngo ku cyumweru uzagaruka kubera ko azagaruka. Ku wa gatandatu nongera ndagaruka ndyama hano. Ya saa 11 yuzuye yari yinjiye nanone. Ndamubwira ngo ubwa mbere n'ubwa nyuma ntuzagaruke hano. Ibyo uzongera kubonera hano bizakubera bibi. Aragenda ajya kureba umupasiteri umwe, arabimubwira, aravuga ngo umugore wamujije gusenga. Araza arambaza, ndamubwira nti ntabwo nabyemeye gusenga kandi sinzabyemera mukuru ko byagenze. Umupasiteri namujyana mu bintu byamubwiye simbizi. Kuva uwo munsi sindongera kubona iyo sura y'uwo mugore mu rusengero. Nshuti zanjye, nikubwira ngo ajya mu rusengero genda, naje mfite imbaraga ndwaye ndembye ntaheruka no gutera, ariko ndaza ndaryama icyo Imana yavuze ndakibona. Nshuti zanjye, jya wumvira Imana nikubwira ngo ujya mu rusengero jyuza, kuko Satani yakoresheje imbaraga mbi zica mu bantu bamwe bitwa abahanuzi, akaza akakubwira ati binaza gute. Nahuriye n'indwara naho Imana igumugisha umukozi w'Imana ngo uyu mutima mudiyakoni hano musaba bakagenda ndabwiye nimba rero kajya kubwiza ukuri. Aha ibyo bintu bavuga nta bihari, ahubwo n'imbaraga z'umwijima zaje kudutanya. Iyo bakubwiye ngo kanaka n'umurozi niwo kongera kumuvugisha. Rero nawe uzasenga ugira ibyawe hishurirwa. Nagiriye ingorane aha, umuntu akabyuka mu gitondo akaza akambwira ati uyu munsi ati ngabo baraza kuriroga. Ariko abo bantu baza kuriroga barapahebye, nanjye ndahari n'abamaso. Nabyuka nijoro nkaza kubitegura nijoro ngo abantu bataza kuroga, tugafunga tugahindura n'abahindurira ingurube ngo tudatoroka. Nshuti zanjye, haje umwuka mubi wavuye ikuzimu, ariko nyiri itorero yambwiye ko batazanira. Abereye maso kuruta uko twebwe tubizi, abereye itorero ry'amaso kuruta uko ntabwo yakwemera ko abakristo bangana gutya baza ku igaburo ryera baza gupfa bishwe n'umuntu ngo yamwicariye. Ntabwo Imana yabyemera n'ukuri, ntabwo yabyemera yamwicariwe. Ntabwo yakwemera kwica abantu bangana gutya buze urusengero. Iyo yaba ari Imana se twiringiye, kandi yaravuze ngo mujye mugira gutya kugira ngo munyibuke. Twaba twaje kwibuka gucungurwa ko n'ukuntu yatubwiriye neza akaducungura, nawe ukemera ko dupfira mu rusengero ntiyabyemera. Tugere gukora umurimo w'Imana wo gushyigikira iteraniro rya Nibature. Abakunda umurimo mwese mujye mushyira muri aka gaseke kugira ngo dushyigikire umurimo w'Imana, kakira abashyitsi, kagaragariza n'abakozi b'Imana. Yesu abamugisha. Reka barinjira dereka kora se gato cyane, hanyuma dukora umurimo w'Imana mwiza. Daniel nawe azaze gutanga amatangazo, hanyuma Thank you.
yacu tuyikomera amashyi cyane. Imana ikora, Imana isubiza, Imana itabara, n'Imana igira neza. Dushimira Imana ibanye natwe kuri uyu munsi wa kane nanone. Imana itugirire neza, twumvishe ijambo ry'Imana kandi twumvishe n'icyo Imana ikabanye natwe. Ni ukuri Imana igize neza. Haleluya, 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 haleluya. Tujye dukunda kuboneka mu nzu y'Imana. Nanjye icyifuzo cyagira ndabigambirira na rimwe Imana ikanshoboza kuba ntamara icyumweru atari muri niba turi gusa cyangwa iteraniro, ariko byibuze ngakata ku nzu y'Imana nkareba n'ubwiza bw'urusengero rw'Imana. Haleluya, haleluya. Rero Imana ijye igushoboza nawe, inzu y'Imana iba ihari kandi haba hakinguye. Mujye muza mu nzu y'Imana. Najyaga inaha kigamije ibiryo rero n'abafashe ibiryo nkamanza gusaba Imana nkayihegahega ngo bishire. Nigeze kujyana bene data tuvuye mu nama ya paruwasi, mbajyana muri resitora ngura agatura kamwe, turarya turaguza turarya, ibiba byanga gushira. Nyiri resitora araza aradusakuriza aravuga ngo niko mwabagabo muri abasazi mwabarimbetiye, abantu babaga bigemaye mukina n'ibiti, ariko ntiyari abizi byaribaga ry'iki. Kugira ngo mu minsi iza azongere agere gute yemwe. Ibi ni ibiganza mushumba, muzongera mugaruke kandi natwe tuzagere gute yemwe. Samusung afite itorero ashunge abafasha ko tuzajya gusura. Mubigumishe birebe mushumba. Aya ni amaboko akwiye kumushyigikira ku itorero. Nanjye nzazana rero n'izi ntama tuze tugusure ku itorero nawe. Haleluya. Urumva harimo korali, harimo abakristo, harimo abafatanyabikorwa, mbese Kigali izaba yamanutse. Natwe tugere hariya i Rulindo, hagati hariya hagati y'imisozi, tujya tunyaruka. Hari imisozi myiza, hari ahantu ugera ukumva ikirere kimeze neza. Ni ahantu ujya ugasenga ukumva nta rusaku ntaki, ni hagati y'imisozi. Uzamura isengesho ukumva rigeze ku Mana. Imana imuhe umugisha rero. Twamwungukiyeho byinshi, yadukumbushe kongera gusenga nanone. Kandi numvishe hari aho tutari twagera gusenga Imana. Dukeneye gusenga, tukagera aho dusenga marayika akaza akadusura, tukagenda imbonakubone, atari ibintu byiyerekwa gusa, ahubwo akaza akagufata ukuboko. Mana yo mwishu, haleluya. Marayika akaza akagufata ukuboko mukagendana. Nanjye icyo ni icyifuzo nagize kubw'uyu mushumba. Nanjye ndabona ko nanjye uzaze byibuze ufate ukuboko, byibuze tugendane, twigendane. Haleluya. Urebe imbonakubone. Haleluya. Manowa n'umugore byababayeho, babona marayika rwose. Marayika arongera aragaruka, yari yasuye umugore, ariko na Manowa nawe aramusura, aramwibonera imbonakubone. Oh, haleluya. Tuganirije byinshi, yakoze umurimo w'Imana mu buryo butandukanye kandi mukoresha mu buryo butandukanye. Murumva ntabwo yava mu iteraniro, ntabwo amateraniro yose twateranye iminsi yose itambutse Imana yagiye imuha iyerekwa. Dukwiye kugira iyerekwa. Hari urwego tutari twageraho rwa Kristo. Mureke twongere twegere Imana, dusenge, dukiranuke, dusenge. Natwe Imana idukora ku maso, kibuze ujye uza mu iteraniro ufite ikintu Imana yakweretse, kibuze uri bukore muri iri teraniro, ukuri witware muri iri teraniro, cyangwa se ukorera abari beza. Imana iyerekwa cy'iteraniro ukorera abari beza, umwigisha uko araba ahagaze, uri buyobora uko araba bimeze, abakristo bari guteranira. Ibyo ni ibintu dukwiye guhaguruka aha ngaha ku bw'izi nyigisho z'umushumba yaduhaye. Natwe tumeze tukaba dufite iyerekwa ry'abana bawe ryo mu bihe bizaza, imyaka
byinshi cyane ukabuza umwana n'icyo azaba cyo. Haleluya! Ukabuza ikintu ufite iyerekwa cyo mu myaka 60, cyo mu myaka 80. Amen. Ariko Imana ishimwe ko iduhaye umugisha. Twemere ubugingo tuyikomera amashyi Imana. Umushumba rero ntabwo tuzigera tukwibagiza, ntabwo twakwibagiza. Kandi Imana ishimwe, nubwo araba agiye hari Rulindo, ariko mujya mugira amatelefone ya smart, ariko izi nyigisho twashatse kugira tuzisigarane, aho kugira ngo mujye kureba ibidafite umumaro ku ma YouTube n'ibiki, inkuru zibeshya zivuga ibitari byo, babandi bo ku mihanda baba batwika bagira gute ibintu by'abadayimoni utamenye ibyo ari byo, n'ibintu bitabayeho, kumva ngo bakandika titi ugashaka n'ibyo banditseho ukabishakamo ukabibura, ariko twebwe turabifite. Dufite ibyigisho imbonankubone. Ubwo rero wongere usubiremo, ufate amamega yawe wongere usubiremo ukurikirane za nyigisho, izi nyigisho z'umushumba yatwigishije, twazishyize kuri YouTube ya Nibature Gasave. Aho kujya ujya kureba ibindi, jya wigira kuri Nibature Gasave, hariho bya biterane twakoze, hariho zino nyigisho zose, hariho izirunda, hariho ufite na mugenzi wawe utari wabona smartphone, wamubwira uti nyandikiramo gutyo ariko nirebera amateraniro yacu ukuntu aba ameze. Haleluya, haleluya. Reka turekere ahangaha. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi kandi murabizi ko twatangiye amasengesho, turamara iminsi 10 dusenga Imana, dusenga kugira ngo Imana itwuzuze umwuka wayo wera. Ni amasengesho ya Pentecote, azajya atangira n'ubundi saa 11 kugeza saa 3. Muyitabire, turatangira saa 11. Imana ibane natwe twese kandi dushoze kuboneka muri aya materaniro. Dutanze intasho rero ku mushumba, azadusuhurize itorero, azadusuhurize famiye, kandi n'ukuri mushumba waragushimiye, ukomeje kugushimira, warakoze. Imana imuhe umugisha. Dushimiye korali Shalom, mwaje mwambaye neza. Mubashimire Imana, muyikomere amashyi. Twifuza ko twabareba na za nyigisho nuko muririmba, ariko nanone mwambaye neza. Niba turi Gasave, korali yambaye neza, ni ibyo. Imana ibahe iniforume, ibahe nyinshi. Mujye mugira izo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, kandi ibintu bibaho mu izina rya Yesu Kristo. Mushumba ari buze kubasengera na korali Wera. Imana iduhera amakorali yacu ya mu gitondo, amayiniforume bajye bahera kuwa mbere, ariko nizibaha namwe ntimuzazibike, muzazamba. Yego, Imana ibahe umugisha. Reka turarike umushumba azadusabe umugisha w'Imana. Yego, kandi dushimire umubyeyi wacu, ni inshuti yacu. Murumva ko tuzajya Kibagabaga twisanga, nawe tumusabire umugisha. Yego, Mama Fisto, Imana imuhe umugisha yakoze. Mama Nitega tubibore gahunda, Imana imuhe umugisha. Abakristo twese Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haguruke dusenge. Mana yacu, turagushimira ko tubereye maso. Wowe warurira inzira abajambazi bawe n'abagaragu bawe, kandi uhereye none ubwiza bwawe bubane nabo. Unyuze kugira neza kwawe mwanya imbere yabo, inshundura zabo uze gufata, kandi zikururukike neza. Urakoze. Umugisha w'Imana ubomeho. Utanga ubwenge mu bana ku ishuri, utanga amafaranga mu mifuka y'abantu kugira ngo bagire ibyo bageraho. Uwiteka Imana nyir'ingabo, uyu mutaka ufunguye ugere kuri buri wese mu izina rya Yesu. Imana ishimwe abafatanyabikorwa tuze guhura muri ya gahunda yacu n'abahetsi. Luiza aravuze ati iyi nzu
ni inzu yitiriwe izina ry'Imana, yakwiye gukatwamo ibyumba bikinjiza amafaranga, ariko ijoro ntabwo ari uko ryatekereje. Yabonye ko hari ahantu tukwiye kuza tukaruhukira, haleluya, tugasenga imitima yacu ikagubwa neza, tukahasubirizwa. Niyo mpamvu Imana yabipanze iki. Iyo ni umupango w'Imana rero. Jya uhagera, jya uhashyikira, jya uharuhuke. Imana ishimwe. Dushimiye umukozi w'Imana, iminsi irangiye twumva twakomeza kubana nawe, ariko yabaye iwacu. Rero itatu igira neza, iramukoresha, atwongera uyu munsi wa 4, kandi ni ukuri bikuye ku mutima. Mushumba, tugusabira umugisha. Abakristo twese tugusabira umugisha w'Imana. Ntimugire ngo biroroshye kuva mu ntara ugasiga umuryango, ugasiga itorero, ukaza kubana n'ubwoko bw'Imana. Iyi minsi ine yose twari turi kumwe mu rugo, tuzinduka mu gitondo tuzana mu nzu y'Imana. Murumva byoroshye? Yashyizemo agateki, azi gukorera Imana icyo ari cyo, kandi azirikana aho Imana yagize gute, yamukuye. Muribuka aho Imana yamukuye? Mu rwagwa, iyo mu rupagaso. Muribuka ko yatetse amateke n'igitoki, akagitekesha imishubi, ariko yajya kubona akabona abonye marayika, akamuzamukana akamujyana mu ijuru, akamutambagiza mu ijuru. Yibuka imirimo y'Imana, kumva atarara mu rugo ngo bikunde ataje kuganiriza abantu ijambo ry'Imana. Imana imudukomereze, imuturindire, imuhaze uburame. Ibyo ni ibintu byose turi kugira ngo mu minsi iza azongere agire gute yemwe. Ibi ni ibiganza mushumba, muzongera mugaruke, kandi natwe tuzagire gute yemwe, tuzamusura. Afite itorero ashunge, abafasha ko tuzajya gusura. Mubigumishe birebe mushumba. Aya ni amaboko akwiye kumushyigikira ku itorero. Nanjye nzazana rero n'izi ntama, tuze tugusure ku itorero nawe. Haleluya. Urumva harimo korali, harimo abakristo, harimo abafatanyabikorwa. Mbese Kigali izaba yamanutse, natwe tugere hariya i Rulindo, hagati hariya hagati y'imisozi. Tujya tunyaruka, hari imisozi myiza, hari ahantu ugera ukumva ikirere kimeze neza. Ni ahantu ugasenga ukumva nta rusaku, ntaki, ni hagati y'imisozi. Uzamura isengesho ukumva rigeze ku Mana. Imana imuhe umugisha rero. Twamwungukiyeho byinshi, yadukumbuje kongera gusenga nanone. Kandi numvishe hari aho tutari twagera gusenga Imana. Dukeneye gusenga, tukagera aho dusenga, marayika akaza akadusura, tukagenda nimbona kubone, atari ibintu byiyerekwa gusa, ahubwo akaza akagufata ukuboko. Mana yo mu ijuru, haleluya! Marayika akaza akagufata ukuboko, ukagendana nanjye. Icyo ni icyifuzo nagize kubw'uyu mushumba. Nanjye Mana, ko nanjye uzaze byibuze ufate ukuboko, byibuze tugendane, twigendane. Haleluya. Urebe mbona kubona. Haleluya. Manowa n'umugore byababayeho, babona marayika rwose. Marayika arongera aragaruka, yari yasuye umugore, ariko na Manowa nawe aramusura, aramwibonera, ko namubone. Oh, haleluya. Tuganirije byinshi, yakoze umurimo w'Imana mu buryo butandukanye, kandi mukoresha mu buryo butandukanye. Murumva ntabwo yava mu iteraniro, ntabwo amateraniro yose twateraniye iminsi yose itambutse Imana yagiye imuha iyerekwa. Dukwiye kugira iyerekwa. Hari urwego tutari twageraho ba Kristo. Mureke twongere twegere Imana, dusenge, dukiranuke, dusenge, natwe Imana idukora ku maso
kibuze ujye uza mu iteraniro ufite ikintu Imana yakweretse kibuze uri bukore muri iri teraniro ukuri mwitware muri iri teraniro cyangwa se ukorera abari beza Imana iyerekwa ry'iteraniro ukorera abari beza umwigisha umara ahagaze uri buyobora uko araba bimeze abakristo bari guteranira ibyo ni ibintu dukwiye guhaguruka ahangaha ku bw'izi nyigisho z'umushumba yaduhaye natwe tumeze tukaba dufite iyerekwa ry'abana bawe ryo mu bihe bizaza imyaka myinshi cyane ukaba usa umwana n'icyo azaba cyo haleluya ukaba ufite iyerekwa ryo mu myaka 60 ryo mu myaka 80 amen ariko Imana ishimwe ko iduhaye umugisha twemere ubugingo tuyikomera amashyi Imana umushumba rero ntabwo tuzigera tukwibagira ntabwo twakwibagira kandi Imana ishimwe nubwo araba agiye hari Rulindo ariko mujya mugira amatelefone ya smart ariko izi nyigisho twashatse kugira tuzisigarane aho kugira ngo ujye kureba ibidafite umumaro ku ma YouTube n'ibiki nkuru zibeshya zivuga ibitari byo babandi bo ku mihanda baba batwika bagira gute ibintu by'abadayimoni utamenye ibyo ari byo banabika n'ibintu bitabayeho kumva ngo bakandika ati ugashaka n'ibyo banditseho ukabishakamo ukabibura ariko twebwe turabifite dufite ibyigisho imbonankubone ubwo rero wongere usubiremo ufate amamega yawe wongere usubiremo ukurikirane za nyigisho izi nyigisho z'umushumba yatwigishije twazishyize kuri YouTube ya Nibature Gasave aho kugira ujye kureba ibindi jya wigira kuri Nibature Gasave hariho bya biterane twakoze hariho zino nyigisho zose hariho izirunda hariho ufite na mugenzi wawe utari wabona smartphone wamubwira uti nyandikiramo gutyo ariko nirebera amateraniro yacu ukuntu aba ameze haleluya reka turekera ahangaha Imana ibahe umugisha uyu munsi kandi murabizi ko twatangiye amasengesho turamara iminsi 10 dusenga Imana dusenga kugira ngo Imana itwuzuze umwuka wayo wera n'amasengesho ya Pentecote azajya atangira n'ubundi saa 11 kugeza saa 3 muyitabire turatangira saa 11 Imana ibane natwe twese kandi dushoze kuboneka muri aya materaniro dutanze intasho rero ku mushumba azadusuhurize itorero azadusuhurize famiye kandi n'ukuri mushumba twaragushimiye dukomeje kugushimira warakoze Imana iguhe umugisha dushimiye korali Shalom mwaje mwambaye neza mubashimire Imana muyikomere amashyi twifuza ko twabareba na za nyigisho nuko muririmba ariko nanone mwambaye neza uva niba turi Gasave korali yambaye neza n'ibyo Imana ibahe iniforume ibahe nyinshi mujye mugira izo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu kandi ibi bintu tubibashiyeho mu izina rya Yesu Kristo mushumba ari buze kubasengera na korali wera Imana iduhera amakorali yacu ya mu gitondo amayiniforume bajye bahera kuwa mbere ariko nizibaha namwe ntimuzazibike muzasanga yego Imana ibahe umugisha reka turarike umushumba aza dusabe umugisha w'Imana yego kandi dushimire umubyeyi wacu ni inshuti yacu murumva ko tuzajya Kibagabaga twisanga nawe tumusabire umugisha yego Mama Fisto Imana imuhe umugisha yakoze Mama Nataya tubere gahunda Imana imuhe umugisha abakristo twese Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen haguruke dusenge Mana yacu turagushimira ko tubereye maso wowe warurira inzira abajambazi bawe n'abagaragu bawe kandi uhereye none ubwiza bwawe bubane nabo unyuze kugira neza kwawe mwanya imbere yabo inshundura zabo ufe gufata kandi nizikurura zikururukike neza urakoze
umugisha w'Imana ubomeho, utanga ubwenge mu bana ku ishuri, utanga amafaranga mu mifuka y'abantu kugira ngo bagire ibyo bageraho. Uwiteka Imana nyir'ingabo, uyu mutaka ufunguye ugere kuri buri wese mu izina rya Yesu. Imana ishimwe abafatanyabikorwa tuze guhura muri ya gahunda yacu n'abahetsi.